Takeshi ntiyari yakavuganye na Rabeye nubwo yarahibwamo ibisa nkaho yamushimuse. Yihuta cyane yagiye mu cyumba yari arimo, yinjira yibwira ko wenda ari bumusange yigunze ari kurira yatakaje icyizere. Ahubwo uwo yari yashimuse yasanze aseka cyane ari kuganira n'abaja bari bamuri iruhande bari gusangira icyo kunywa. Abo ngabo yari yabafashe nk'ababaja be bagendanaga. Takeshi yageze mu muryango yumva umukobwa ari kubwira umwe ati niba koko mwese muzi bwami nihagira umuntu umbwira umubare w'abantu bose baba muri iyi ngoro bababaja bene wabo w'umwami n'abandi bose. Abo baje baramubwiye bati aho twaba twigereje. Umukobwa ati kuki mwambeshyaga muvuga ko ibibera hano ubwami byose muba mubizi kandi mutazi n'umubare w'abantu bahaba. Yarongeye ati none se umwami mushya Takeshi ni ikihe kintu akunda kurusha ibindi ku buryo umuntu akimukoreye yakwishima? Abaje batangiye kuraranganya amaso, umwe agiye guhimba. Takeshi waturukaga hirya ahita amubwira ati ntibamenye icyo nkunda kuko muraminduranya. Acyumva ijwi rye yahagurutse ku buriri amubona uko yazaga aturuka hirya. Takeshi yamugeze iruhande, Rabeye arahaguruka aramuhobera. Takeshi yishima kurushaho. Umutima we wari unyuzwe cyane kubona umukobwa amuhobera atyo bataranavugana. Yabifashe nk'uri mu nzozi. Yahise asaba abaje kujya hanze maze aramubwira ati Rabeye nta kindi kintu cyatumye nsaba abasirikare banjye kukuzana hano usibye kugira ngo tuganire kandi dukwiriye gufata umwanzuro mwiza twese. None se wamenye amakuru y'ibyabaye? Umukobwa ati biki? Ahubwo se umukunzi wanjye ameze ate? Takeshi ati none se uko mpobeye utya ukaba uri kumbaza umukunzi wawe? Nawe ati nkundana na murumuna wawe ariko tukenda kubana, rero nguhobeye nka mukuru we. Ndakeka ari nawe uzadukorera ubukwe kuko umwami wari kuzabudukorera ntawe ukiriho. Nizere ko wamusimbuye muri byose. Takeshi atari kurabizi ko nagusabye ko twabana. Ese indwara za Rijavi, ibibazo agira mu buzima n'ibindi byose ntiwabisobanukiwe? Nyuma yaho wafashe uwuhe mwanzuro? Rabeye turumva narabyumvise ndanabyizera. Icyakora sinigeze nongera kumubona ngo mpakanire kuzabana nawe. Wasanga wenda yambwira ibinyuranye nabyo akanyumvisha uburyo ki atarwaye izo ndwara cyangwa se zikaba zidakabije nkaba nakwemera kubana nawe. Ubu se koko nzakatira umuntu tutigeze tunahura ngo tuvugane wenda mbimwibwirire? Takeshi ati uko biri kose wakundaga Rijavi kandi ntiwigeze umbaza ibyo nakubazaga niba wabimenye. Wihanganire kumva ibyo ngiye kukubwira, nanjye byangoye cyane kubyakira. Rabeye ati habaye iki? Niki cyabaye ku mukunzi wanjye ko numva utangiye kuntera ubwoba? Takeshi ati ntabwo byoroshye. Yahamagaje umusirikare wari uhagaze mu muryango aramubwira ati genda uyizane. Uwo yahise agenda agarukana imyenda mu ntoki. Iyo myenda Rabeye yarayizi. Bakihageza we yakomeje kwicara hamwe ntabwo bagaragaza. Takeshi yarayirambuye ayimwereka icikaguritse bigaragara ko umuntu wari uyambuye yateraguye ibyuma nyuma bakayimukuramo. Rabeye akibona yateye hejuru aravuga ati ayiwe ni Rijavi wambaraga iyi myenda, iyi kanzu niyo yaje kundeba yambaye, izi nkweto n'umwitero ndabizi, ako gakapu yigeze kukanzaniramo imbuto. Yifashe mu maso abwira Takeshi ati ntumbwire ko ibyo nketse ari byo. Takeshi ati nibyo nanjye kubisobanura biri kungora ariko uyu mugabo akwibwirire neza. Uwo musirikare yaramubwiye ati ndi umwe mu babonye imyenda. Rijavi yishwe n'abagizi ba nabi bamaze kumwica bamukuramo imyenda bamunaga mu mugezi. Uriya mugezi ahagana hepfo hamwe haba ujya kuzimu burebure aho amazi ahurira hamera nk'icyuzi hamwe hagari niho yiciwe kandi ariya mazi birazwi ko habamo ingona, birashoboka ko bamaze kumwica bakamunagamo zikamurya. Rabeye aho guturika ngarire yikije umutima gusa azenga amarira mu maso arihanagura yiyongera guhobera Takeshi. Takeshi we yumvise abaye nk'umusinzi kubera kuzamuka kw'amarangamutima yaratewe no guhoberwa n'umukobwa yifuzaga. Yamuvugiye ku rutugu ati ndakumva nyagasani mwami, gupfusha murumuna wawe nyuma yo gupfusha so ni agahinda gakomeye cyane. Birababaza kubura abantu bo mu muryango utari ubyiteze. Nigeze gupfusha murumuna wanjye nzi uko biryana. Uraryama ukamubona, wagenda ukamubona akaguhora mu bitekerezo. None se niba yapfuye umurambo we ukaba udahari muri guteganya gukora iki? Takeshi ati mbere na mbere ndakubwiza ukuri ufite umutima ukomeye pe. Ataramusubiza Dajina yahise yinjira asanga bahoberanye arabyishimira cyane. Rabeye akimubona yiyetse Takeshi nawe aramuhobera ati mukecuru ni ukuri mwihangane cyane mbabajwe n'ibyababayeho, ni ukuri rwose birababaje kuba Rijavi yapfuye. Dajina ati nkunze ko ufite umutima ukomeye. Takeshi ati niko nanjye namubwiraga. Dajina yarakomeje ati uyu ni wari ukwiriye kukubera umukunzi. None se mwamaze kubiganiraho? Rabeye ati biki? Naho dukwiye kumwumva ukabana na Takeshi kuko ari kuba umugabo wawe ntakiriho. Namwe murabizi ko abantu tugira agahinda mu buryo butandukanye. Si uko ntakwemera kubana n'umwami, ni na byiza cyane, gusa sinahita mubwira ngo tubane kandi ngifite agahinda. Yahise ahindura ikiganiro ati ahubwo se uwari kuzaba mabukwe wamerewe ate nyuma yo kumenya ko umwana we yapfiriye kure umurambo we ntuboneke bikaba nyuma yo gupfusha umwami?
Dajina yikeje umutima. Takeshi wareba hasi. Dajina ati mwana wanjye agahinda akaba ari kose umuntu agerageza uko ashoboye akiyumanganya, turira twiherereye ntitwaririra mu ruhame. Rabia ati disi ndumva nshaka kuvugana nawe, ndanamukumbuye nk'uko namwe nari mbakumbuye. Ikibazo ni uko naje hano mu buryo budasanzwe. Ubu data arahangayitse azi ko nashimuswe, kandi nanjye njye nzi ko nashimuswe, rero sinzi icyo gukora. Dajina ati humura, turamwoherereza intumwa imubwire ko uri hano kandi ko uri amahoro, ndetse abe yaza no kukureba. Dajina yahise yongorera umuhungu we Takeshi aramubwira ati nonaha tegeka uriya mugore aba afunguwe ashyirwe mu cyumba cyiza Rabia ajye kumuganiriza atazi kumenya ko twari twamufunze. Takeshi yahise ategeka ko babikora bihuse, bamukura aho yari ari, bamusaba kwigira neza nk'uwari ugiye guhura n'umuntu. Bamwambitse igikanzu cyari gifite amaboko maremare ku buryo mu maboko y'igikanzu yahishe ye ya nyayo ahari imibyimbe ntihaboneke. Rabia we yarakomeje kuganira na Takeshi mu ijwi ririmo agahinda. Takeshi ari kumubwira ati dukwiriye kubyakira kuko natwe ni umunsi umwe tukazapfa, uru ni urugendo rwa buri kiremwa cyose. Lizande nyina wari Javi bamushyize muri icyo cyumba, maze baza kubwira umwami bati Rabia yaza guhura na Lizande. Amaze kugenda hahise haza undi mugabo yongorera Takeshi amubwira ko se wa Rabia yageze aho ibwami. Takeshi yarabongoreye ati mumutegurire aho kwicara mbanze ngera aho uyu mukobwa Rabia ari kuganirira na Lizande, ndaje. Rabia yarinjiye asanga Lizande yicaye ahatuje, yaragiye aramuhobera, mu kumuhobera aramwongorera ntihagira n'ubirabuka ko hari ibintu ari kumubwira. Yamaze kumwongorera avuga cyane ati muraho neza, nawe ati ndaho, nibyo ibibazo uri kumva. Rabia ati mwihangane kandi mukomere. Yaricaye abasirikare bahita bamwereka yakanzu bati Rijavi yamaze gupfa, nta gukomeza gushidikanya ngo nuko umurambo utabonetse, birakeka ko yaba yariwe n'ingona. Lizande ntiyarize, gusa isura yo mu maso yarahindutse agaragaza agahinda, yubika umutwe yongera kuwubura, arababwira ati munsobanurire, umwana wanjye yaguye he? Mwambwiye ko yapfuye gusa none munyeretse ko yatewe ibyuma yambaye ikanzu, muri kumbwira ko yariwe n'ingona, mwansobanuriye neza. Baramubwiye. Lizande ati nta kundi, ndumva ibyo gupfa ari uruhererekane, ubwo ninjye cyangwa ndutahiwe. Aho mu cyumba bose batangajwe no kubona atarize ngo aboroge. Takeshi yabyibajijeho niyumvisha ukuntu yari yihagazeho agatuza bigezaho. Yaribajije ati nuko yakubiswe cyane se hafi kwicwa, abazwa aho umwana yagiye, wasanga wenda yiyakiriye akaba ari kumva ko nawe ashobora gupfa. Yamurebye mu maso ati twakubazaga aho umuhungu wawe aherereye kuko twifuzaga ko aba ari hano agahabwa umwanya w'icyubahiro, none gucika ko bitumye apfa. Nubwo umurambo utabonetse turabiganiraho tubimenyeshe rubanda tumukorera ikiriyo, ariko turakomeza gushakisha tubanze twanzure neza kubwo koko yariwe n'ingona nta murambo uri buze kuboneka. Yahise agenda ajya kureba Bayiro, asigara Rabia ari kumwe n'uwari kuzaba nyirabukwe na Dajina ari aho hafi. Baganiriye bisanzwe, gusa Rabia akajya areba Lizande nk'uri kumubwira ibindi bintu bishimishije. Uburyo yamurebagamo nubwo bose bari bafite agahinda mu maso bwatangaga icyizere, kandi ukabona Rabia afite andi mabanga menshi arenze ko yari yamwongoreye. Ibyo byatumye Lizande agerageza kwigarurira icyizere, mu maso hatangira no gucya. Takeshi yasanze umutware Bayiro akaba se wa Rabia mu cyumba, ahageze Bayiro aramwunamira mu icyubahiro. Takeshi yaramuhagurukije aramubwira ati nibyo kuko ukwiriye kunyubaha kuko ndi umwami, ariko nanone ntukabye kuko nawe uri umuntu wo kubahwa. Bayiro ati umukobwa wanjye se ari hano koko ari amahoro? Takeshi ati yishimiye kuba hari, ahubwo ameze neza. Wari kuganira na Lizande, yahoze aganira na mama Dajina ndetse arakomereza n'ahandi ari bwifuza hano mu ngoro. Bayiro yashyize umutima hamwe yicara atuje. Takeshi atagiye kure nawe yamubwiye nkuru yuko Rijavi babonye ibimenyetso ko yapfuye. Bayiro agahinda karamwishararira, aravuga ati watwoherereje n'umwari tubwira iby'uburwayi bwe, numva atari kuzamara igihe kuri iyi si. Yararwaye indwara mbi pe, ariko apfuye imburagihe niba yishwe. Yego yararwaye ziriya ndwara zari no kuzamuhitana, ariko kuba yishwe ni ukuri birihuse cyane. Takeshi yasabye ko bamuzanira icyo kunywa akamanura ivumbi, asaba ko bazana na ya myenda Rijavi yari yambaye bakayimwereka. Bayiro yarabibonyarira nk'umwana, yaravuze ati birababaje kubona igikomangoma cyicwa n'abagizi ba nabi. Rwose nyagasani mukomeze mubakurikirane kugeza mubafashe, muzabahane cyane. Takeshi yabonye umusaza amaze kubabara, aramubwira ati umukobwa wawe nibyo nifuza ko tuganiraho, uwari kuzaba umugabo we arapfuye kandi natwe turababaye cyane. Urupfu rwa Rijavi rukomerekeje hari igikomere cya data kitari cyagakize neza. Icyakora ubuzima bwo bugomba gukomeza, ahubwo nk'uko nabikubwiye Rabia naramwishimiye. Si umukobwa ukwiriye guheranwa n'agahinda kandi nanjye mukunda, sinzi icyo ubitekerezaho rero. Nawe ati ibyo birakwiriye cyane, ubuzima bukwiriye gukomeza. Nanjye nifuje ko umukobwa wanjye yabana n'umwami, akabana n'umwami ukomeye nkawe. Takeshi nyagasani, umukobwa we yamaze kuba uwawe, ahubwo niwe ukwiriye kumbwira igikurikiraho. Icyakora nifuza kongera kumubona nkizera ko hari amahoro koko,
nshaka kuganira nawe akanya gato nkamubaza n'ibyo mu rugo nari namushinze mbere yuko mva mu rugo nkagenda. Nimara kuvugana nawe nubinyemerera ndasubira aho naturutse ndi kumwe nawe tujye kwitegura ubukwe. Takeshi yumvaga yageze ku ntsinzi, yari yaramaze kuba umwami n'umukobwa agiye kumutsindira. Yarishimye cyane aramubwira ati umukobwa we ngiye kumwohereza aze muganire, nimumara kuvugana murambwira nde tuvugane, ndaba nabahaye rugari. Yasabye ko Rabe aza kuvugisha se, ahageze bafata umwanya baraganira. Bayiro wari ugifite agahinda mu maso katangiye kugabanuka bitewe n'ibintu Rabe yaramwongoreye nubwo bari mu cyumba ari babiri gusa. Basoje kuganira asaba ko babwira umwami akagaruka. Bayiro yaramubwiye ati umukobwa wanjye nawe yabyemeye, nta kindi yakora uretse kwemera kubana nawe kandi akabikora yishimye. Icyo akora umwumve pe, akeneye igihe akabanza kwakira ko Rijave yapfuye. Takeshi nawe ati nahangayike, natwe dufite agahinda kenshi, dukeneye kubanza gutuza cyane ko byivanze n'urupfu rwa data rutaradushiramo. Arabagumye hano ibwami, namara kwiyakira nzagutumaho. Bayiro ati numvaga dukwiriye gusubiranayo, niba muhisemo ko abagumye hano nta kundi. Ubwo ngereka njye kwitegura menyesha n'umwami Tiboti ibyo naganiriye nawe azadushyigikire mu bukwe bwanyu. Takeshi yarishimye muha n'impano zaha ibwami arazitahana. Rabe we yasigaye nta gahinda na gake agaragaza, umutima ukeye. Dajina ari kubwira Takeshi ko yamubwije ukuri. Yaramubwiye ati sinakubwiye ko aragukwiriye, ni umukobwa uzi kuba mu bibazo udasaranga bwanuke ngo nuko yumvise inkuru mbi. Umuntu nk'uyu aba afite ubushobozi bwo kumva ikibazo neza akamenya nuko agikemura, kuruta wa wundi uganzwa n'agahinda agacika intege akibagirwa ko no mu gihe cy'ibyago umuntu aba asabwa gukora ibindi kandi agifite inshingano. Gusa icyabateye gushidikanya ni uko Rizandi wari wafunguwe mu maso yaratuje nk'aho nta makuru yamenye yuko umuhungu we yapfuye. Na Dajina yunze mu ry'umuhungu ati yanze kuririra mu maso yacu kandi akeka ko ari twe banzi be. N'ubundi ntiwaririra abagambanyi n'abarozi bisha abantu bawe, aturirire se kandi ari gukeka ko nyuma yo kwivugana umwami wamukundaga ari natwe twaba twivuganye umuhungu we. Muri uwo mwanya Dajina yagarutse inyuma mu cyumba Rabe yari arimo, aramubwira ati ufite uburenganzira bwose havuyemo bwo gusohoka ingoro, ufite abaja bo kukwitaho, wemerewe gukora icyo ushaka cyose no gusaba icyo ushaka cyose. Turahari ngo dutume ubasha kwiyakira no kwishimira ubuzima mu gihe cyose uri hano, kandi tuzahora duhari ku bwawe. Ikaze iwacu rero uryisanga. Rabe yamuhaye icyubahiro abanza kuryama aho ngaho, babifata nk'ugiye gufata umwanya akarera Rijave. Kuri uwo munsi Bayiro akiva ibwami yihuta cyane ise ajya kureba umwami Tibote. Yaramubwiye ati nyagasani, namenye aho Rijave aherereye, umukobwa wanjye yambwiye amabanga, gusa yabimbwiye mu kanya gatabica hejuru. Yambwiye ko Rijave nubwo biri kuvuga ko yapfuye ndetse ikanzu ye bakaba bayibonye itobagurwa inkota bigaragara ko yishwe, ngo ni muzima. Nibo babikoze bashaka kujijisha ingabo yarazi neza ko ziri bumukurikire. Nibyo gusa yambwiye. Nibo babikoze bashaka kujijisha ingabo yarazi neza ko ziri bumukurikire. Nibyo gusa yambwiye. Icyo nshaka kukubwira nuko Takeshi tumujijishije tukamubwira ko Rabe namara kwiyakira kuva ko Rijave yapfuye agahinda kagabanutse bazanamo tugakora ubukwe. Namubwiye ko nje hano ngo ngusabe kudushyigikira. Aho Rijave ari ndahazi. Tibote aramusetse aramubwira ati kuri gusobanura ibintu biragoye ko nabyumva kuko uri kwihuta cyane ukavuga uhumagira nk'ufite ibindi byago. Gusa namaze kumva icy'ingenzi. Iby'iyo kanzu byose nabyumvise neza. Icyo mpaye agaciro nuko ariho kandi uzahari. Ihute rero urarugezeyo umubwire ko umukobwa wawe yashimuswe kuko byo ntabyo azi. Ndatekereza ko mu gutandukana kwabo batari bazi ko Rabe yarashimutwa. Wowe ugenda ubimubwire kandi umubwire ko niteguye kubaha ubufasha mukamubohoza. Bayiro yahise agenda kandi bwari butangiye kwira. Ahantu yari agiye yari bugereho nka saa sita z'ijoro. Ibwami kwa Takeshi b'abasirikare baratashye bavuga ko bahize umurambo wa Rijave bakawubura ahantu hose. Batakambye basaba kubabarirwa, ariko Takeshi nta mpuhwe na nke yabagiriye. Yasabye ko bicwa ako kanya. Abasirikare 10 bahise bicwa urupfu rubi bateraguye inkota mu nda. Iyo nkuru yakwirakwiriye ibwami ibabaza abantu benshi cyane. Si ibwami gusa, yageze no hanze yaho. Abantu batangira kuvuga ko Takeshi ashobora kuba ari umunyagitugu kuko yarakomeje kwica abantu. Bwa mbere yishe abarimo wa Mujabekari, yica abo yaganirije inkuru z'uko umwami yarozwaho kwicwa n'umutima, ndetse anica abasirikare bandi bazize ubusa. Umubare wari umaze kugera kuri 29 mu yari amaze kwica mu gihe gito amaze ayoboye. Bayiro yakomeje urugendo agera ku birindiro bya gisirikare bya Rabe yari yamurangiye. Yahageze bwije cyane, gusaga naho twakwita ku marembo azavuga izina ry'umugabo mukuru w'ingabo. Ibyo birindiro byari birinzwe n'umusaza akaba yarahoze ari inshuti ya Riyadeki. Bayiro yabwiye umusirikare wo ku marembo ati niwe nshaka kuvugana nawe. Nawe tubu yaryamye sinamubyutsa, niba bitihutirwa waza tukakwereka aho urara mukaza kuvugana mu gitondo. Mu gitondo cya kare amakuru y'abasirikare umwami yari yishe baziza ko yabatumye gushaka umurambo wa murumuna we bakawubura. Yageze nawe muri ibyo birindiro cyangwa se aho twakwita muri icyo kigo cya gisirikare. Wari ukuriye abo basirikare bahoraga baraho mu myitozo, wari ugeze mu zabukuru ariko bidakabije, agifite imbaraga. Yaraje imbere kimona arabwira ati nyakubahwa,
mvuye mu bwami bwa Tibote, ndi umutware Bayiro. Rijavi yendaga kuba umukwe wanjye. Uwo mugabo yamuciye mu ijambo aramubwira ati ngo tugende ubimbwire na Rijavi yumva utubwire uko wageze hano. Bayiro ati ndabyishimiye niba ari hano, ntabwo nayobye. Uwo mugabo ati nitwa Pani, ndumva aho kurangiye ko katakuyobeje. Rijavi yari yahungiye aho. Barasuhuzanyije bicara hamwe batangira kuganira. Rijavi yabwiye Bayiro ibintu byose uko byari bimeze, ati igihe njya ku rugamba Takeshi na nyina bakangambanira ngo nicwe, ariko nkarokoka. Aho nahiye naganiriye na data ndamubaza ni uramutse upfuye bitunguranye nk'uko sogokuru byagenze, nahungera he mu gihe Takeshi yaba ashaka kongerera nabi? Data yaransubije ati ibyo wibitindaho, nyoko azakubwira aho werekeza. Nanjye nanze kwigora nkomeza kubibabazaho. Aho Takeshi afatiye ubutegetsi n'umwamikazi Dajina babanje kuroga data bagatangira no kwica abo batavuga rumwe, ni ukuvuga banze kwemera ko yishwe n'umutima wabwo bakemera ko yarozwe. Mama yarambwiye ati hungira ku birindiro biri kure cyane, niho hantu hari abasirikare ba so badukunda. Yambwiye kuri ibi birindiro ati nutajya ku mukuru w'ibyo birindiro ari we Pani, urajya ku byo hakurya yowe n'undi musaza. Mu nzira nza rero sinari guhunga ntanyuze kuri Rabeye, nahuye nawe mubwira uko byifashe. Gusa nari mbizi ko ingabo za Takeshi zashoboraga kumbura ibwami zikampegera ahantu hose, kandi aho bari kumfatira sinari kubona uko nisobanura kuri Takeshi mubwira impamvu nacitse, yari kunyica. Rabeye yangira inama yo gutuma ababangurikiye bizera ko napfuye bagasubira inyuma. Urabyumva nyine nari nacitse mu mugoroba, gusa twagiye gake gake nyine tumugeraho mu rukerera akiri mu gitondo cya kare cyane. Nibwo twamanukanye n'abasirikare banjye twagera ahantu amazi yuriya mugezi ameze nk'ahagarara, tukica ifarashi tukanyanyagiza amaraso ahantu hose, ngakuramo n'imyenda nari nambaye bakayijombagura inkota isize amaraso inshuro nyinshi cyane bakayinaga hirya. Inkweto twazisize amaraso, rumwe turaruca, umwitero n'agakapu mbinagaho, andi maraso tuyasiga mu byatsi, sizera kuri Rabeye dukomeza kuzinaha. Nanjye nta bitekerezo bindi mfite, nyihagera Pani yansabye kuruhuka gusa ibindi tukaza kubiganira mu gitondo. Bayiro yaramwenyuye ati ndumva mwakoze ikintu kirimo ubwenge, mbabajwe n'iyo farashi gusa, yewe ndabara kandi gatungo kuko ifarashi ikoreshwa mu rugamba ibihenze cyane. Ibyo banze kubitindaho, Pani afata ijambo arababwira ati iriya Deki yari inshuti yanjye kera, njye nawe n'abandi bagabo bayoboye ibindi birindiro twarakuranye. Ahabereye umwami yatwereje hano kure, buri wese amuha ibirindiro bye. Uko turi bane yaratubwiye ati hari igihe umwami uba uriho ab'ibwami bamugambanira bagashaka kumwica. Nanjye nabyaye abana babiri, hari igihe umwe yazangambanira kuko nanze kuvuga uzaba umwami uwo ari we, akagambanira n'umuvandimwe we twembi akatwica, ngakunda abona ubwami. Mwebwe nubwo abantu banjye bose bazampinduka bagahinduka abanzi, muzakomeze mumbere abizerwa, nimwe muzantabara cyangwa mugatabara umuhungu wanjye. Ibyo bivuze yikinira abana be bakiri bato cyane. Aho bamariye gukura yongeye kudutuma aratubwira ati ndamutse mpfuye bitunguranye nka data, mwazakorana na Rijavi kuko Takeshi we ubwo akurakurana umutima mubi n'ishyari n'ubwikunde. Nubwo yazaba umwami ntiyazaba ashobotse. Pani yarakomeje ati birashoboka ko Takeshi yagize umutima mubi kuko yakuze umwami atabitayeho cyane nk'uko yitaga ku muryango wa Rijavi. Ibyo ngibyo simbihakana, gusa ntibikuraho ko afite umutima mubi ndetse ko akomeje kwica abantu bazize ubusa. Ntabwo bikwiriye rero ko abikomeza. Bayiro ahubwo nibagiye kubibabwira, kuki mutagize amatsiko kumenya uko nageze hano? Rijavi ati kandi umukobwa wawe nahamubwiye? Erega njyewe nacitse ari nimugoroba, tugenda tuzenguruka ahantu hatandukanye twihishahisha, mugeraho mu gitondo bwakeye. Namubwiye ko nje kuba mpungiye hano ngo nimbona icyo gukora nzagikore, njye nawe tubane mu buryo buzaba bushoboka. Rero nta matsiko biteye, ubwo ngubwo yabikubwiye nyine. Bayiro ati hoya, ndamwisangiye ibwami kwa Takeshi. Rijavi ati ngo iki? Nawe ati yamaze gushimutwa ari kumwe na Takeshi. Ukimara kugenda ingabo za Takeshi zamutwaye. Nagiye kureba Takeshi nigize ngaho nifuza kumushyingira, ariko yanga kumusubirana mu rugo ati genda witegure ubukwe buzabera hano ibwami. Rijavi yarisajije ati Pani mbwira icyo gukora. Ese kuko muri ibi birindiro bine abasirikari banyu barahagije ku buryo twatera ingabo z'ibwami tukazitsinda? Bayiro ati ntugire ubwoba, niba witeguye kubohoza umukobwa intsinzi yizere. Abo basirikare bo mu birindiro bine barahari. Tibote nawe ntiyishimiye ibikorwa bya Takeshi ukomeje kwica abantu, arabizi neza ko yirogeye se, bityo ko nta wundi yazagirira impuhwe. Yambwiye ati azagwa abasirikare be bakurwanirire umubare wifuza wose, kandi azagwa abashoboye kurwana kuruta abandi. Ibwami Takeshi yafashe umwanya atemberana na Rabeye aho mu busitani bwaho. Yagendaga amubwira uko ubwami bwe bukomeye, ukazaba umwamikazi mwiza kurusha abandi, kandi kazakora ubukwe bwiza buruta ubwo yigeze atekereza cyangwa yabonye. Nawe yaramwenyura amubwira ati uwo munsi ndawutegereje kandi nzishimira kubana nawe, nzaguhumuriza ngufashe kubaho mu gahinda ko kubura abawe. Takeshi ati abo ngabo bareke, ndababaye ariko bizashira, ubu amaso yanjye ni wowe nyahanze, mfite amatsiko yo kukubona bakwambika ikamba ry'umwamikazi. Uzaba uri umwamikazi inshuro ebyiri, umwamikazi w'ubu bwami bukomeye, ube n'umwamikazi w'umutima w'umwami ukomeye. Sinzaguharika nk'uko data yabigenje, uretse kuba mu bwami bwacu uzaba no mu bwami bw'urukundo.
ni wowe uzajya uvuga rikijyana mu rukundo rwanjye nawe, aho gukubera umwami nzakubera umugaragu mu rukundo. Rabe yamusekeraga mu mutima cyane ariko ntabimwereke, yarabizi neza ko Rijava ari muzima, kandi ni nabyo ariyongoreye Rizande ubwo yamuhoberaga akamubwira ati ntugire ubwoba, Rijava ariho, ikanzu bari bukwereke nitwe twayigize ko we yakomerejeho wamwohereje amahoro. Akimara kubimwongorera yavuze cyane bose bumva ntibamenya ko yigeze amwongorera. Byatumye Rizande atagaragaza agahinda mu maso ubwo bamubwiraga ko umwana we yishwe ingona zikamurya. Ibyo ngibyo kandi igihe bamusigarana Bayiro nibyo yamusobanuriye neza, akamubwira ko ariho ko n'iby'iyo kanzu bitari byo. Bayiro wari wabyizeye ko Rijava yamaze gupfa koko, akagarura agatima akanamwenyura. Ubwo rero Rabe yari gufata Takeshi nk'ikigoryi kuko yamubwiraga ibintu byinshi nk'aho ari ku ruhande rwe. Rabe yarabize neza ko Rijava ari ku birindiro by'abasirikare bamukunda bafite imbaraga, aho se yasize asabye kuzamushyigikira. Ibirindiro 4 byari bihagije ngo baze babe bamuhoza. Kugira ngo akomeze gutinza Takeshi amujijisha, yamugaragarije ko agifite agahinda kenshi, amwereka ko atarakira neza urupfu rwa Rijava, ariko anyuzamo ati ntabwo harashira ukwezi ntaramera neza. Nanjye ndifuza kwitwa umwamikazi nkumva uko biba bimeze. Ni ukuri nimba umwamikazi nzaba nteye data n'ubwami bwa Tebote bwose ishema, bazahora banyirahira. Kuri uwo munsi Takeshi yakoze ikintu gitunguranye. Uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo hamariye gufata ubwami akamugira minisitiri w'intebe, ni ukuvuga Teka, yaramwishe amwica amumanitse. Yavuze ko ari umugambanyi, nta muntu n'umwe asobanura impamvu amwishe. Ubwo bugambanyi ntiyasobanuye ubwo ari bwo. Uwari uzi impamvu yari Dajina wenyine kandi bari babipanze. Ntiyamwishe wenyine, yamwicanye n'abo yakekaga ko bari inshuti ze bose, amwicana n'abandi 6 yigeze kubona avugana nabo ubwo Liyadeki yapfaga. Hirya no hino izo nkuru zagezeyo, abasirikare batangira kurakara cyane. Bibajije niba byari bikwiriye gukomeza kwica abantu nta mpamvu. Nabo bari bafite ubwoba ko azabica mu gihe runaka, mu gihe yaba aketse ko batavuga rumwe nawe. Yari yigaragaje nk'umwami w'igitugu, nta wundi mwami wari warisha abantu benshi mu gihe gito kandi abazize ubusa. Abandi bami bo ntibicaga abantu babo, ahubwo bajyaga kwica ababanzi. Kuri iyo nshuro we yari yishe abantu be barenga 11, ni ukuvuga Teka, inshuti ze n'abandi 6. Uwo mugoroba we na Dajina baraye banywa amayoga, bishimira ko nta muntu bakekaga ko azi ukuri wari usigaye. Rizande we yabaga acunzwe cyane bikomeye, afungiranywe mu cyumba, aho yari ari hari heza, hari ibintu byose, ariko atemerewe kuhasohoka ngo agire hajya kandi nta muntu baganira. Rabe nawe yari ari muri cya cyumba cyiza bari bamushyizemo, ari kuganira n'abaja byacitse nkaho nta kibazo na kimwe afite. Teka niwe wari waramufashije kugambanira Rijava bwa mbere ajya ku rugamba ngo aze kwicirwa mu mirongo y'imbere nubwo bwose bitagezweho. Nyuma yaho niwe wenyine yari yarabwije ukuri ko yaroze umwami kuko ataramushyigikiye. Teka yarazi amabanga ye menshi, yazi imigambi ye yose. Kumwica kwari kumwikiza ngo asibanganye ibimenyetso. Kuri we na nyina Dajina kwica inshuti za Teka byarumvikanaga, bakekaga ko bwazibwiye amwe mu mabanga. Abo bantu 6 bishwe kandi batari abasirikare, barimo babandi Teka yohereje ngo bumve ibyo rubanda bari kuvuga, uvuze nabo umwami cyangwa umwamikazi bamushyire ku rutonde. Nubwo abashyizwe ku rutonde bishwe, abo batanze amakuru nabo barabaherekeje. Iyo nkuru yo kwica abo bantu barimo na minisitiri w'intebe yageze ahantu hose, igeraho Rijava yari akiri kuganirira na Bayiro na Pani. Yageze no kuri Tebote. Pani yari amaze gutuma kuri bagenzi be 4 abasaba gutegura ingabo zabo zose. Bayiro nawe yari yohereje intumwa kuri Tebote ngo amusabe gutegura ingabo zo kubatabara. Umwanzuro banogeje wari umwe, nuko abo ku ruhande rwa Pani bari gutera mbere, Abatibote bakaza inyuma baje nk'abatabazi. Gusa Tebote yabatumyeho intumwa yo kubagira inama ikomeye cyane. Yarababwiye ati mureke tugwize abantu. Uko biri kose Takeshi akurura urwango, agenda atuma abantu benshi bamwanga, nta gikundiro akomeza kugira ari kwica abantu. Byanga bikunda hari abasirikare batishimiye ko akomeje kwica bagenzi babo bakeka ko batamushyigikiye. Nta kindi dukwiriye gukora usibye gutuma akora ikindi kintu cy'ubucucu kiramutanya n'abasirikare be. Icyo kintu nta kindi. Wowe Bayiro ohereza intumwa ibwami, ibwire Takeshi ko njye nanze kumushyingira umukobwa wawe. Iyo ntumwa imubwira iti Tebote yavuze kuri inkozi y'ibibi, udakwiriye gushyingirwa umukobwa wo mu bwami bwe. Ibyo biratuma arakara, maze kuko yizeye ubwinshi bw'ingabo ze aze kuntera yizeye kuntsinda. Ndabizi bamwe mu basirikare be bazigumura bange kuza kuntera. Muri ako kaduruvayo muzabagwa gituma mu batere, nimuzabura abandi babiyungaho. Njye mfiteyo maneko, nzahita mbihera amakuru. Rijava na Pani barabyemeye, Bayiro ahita agenda yohereza intumwa ye ayituma amagambo mabi ayitirira Tebote. Koko Takeshi yararakiye cyane, ahita avuga ko agomba kumutera. Yarengeje ati umukobwa mufite mu biganza kandi arankunda, sinifuza kumubabaza cyangwa ngo mbabaze se, ariko nanone Tebote nkwiriye kumuhana nkamwereka ko ubwami bwanjye nawe uhuriye n'ubwe. Yasabye ingabo ze bwami kwitegura urugamba, amenyesha no ku bindi birindiro byo mu nzira zerekezaga mu burasirazuba mu bwami bwa Tebote kagomba kumutera. Ubundi kuva kera ubwo bwami bwa Liyadeki bwari bwafashwe na Takeshi, kwendereza ubundi bwami ntibabikoraga. Takeshi we ntacyo byari bimubwiye, yashakaga guca agasuzugura akaba ari gutera aho guterwa.
kuko abasirikare bamwe batangiye kutabyumva batangira kwivuvumanga mu mitima yabo. Biciyemo ibice mu bitekerezo, bamwe bumva ko nubwo bajya ku rugamba bari bugende batabishaka ari agahato k'umwami mubi. Takeshi ntabyo gutinda yifuzaga, ku munsi ukurikira yashakaga guhita agenda akata ku bwami bwa Tibote. Wa musirikare wa Tibote wari warigize umugaragu mu rugo rw'umwami Takeshi, noneho yarasigaye yita kuri Dajina. Kuko yaherezaga neza umwami Ryadek atarapfa, Takeshi yifuje ko yaba umugaragu wihariye wa nyina. Uwo rero adasabye n'uruhushya yajyanye inkuru ibwami kwa Tibote, amubwira ko umunsi ukurikira ingabo ziri bwerekeze ku mupaka zigiye kumutera. Tibote yaramwiyumye amusobanurira ko yarazi ko ariko biri bugende. Yatumye kuri Rijavi ko mu gihe ingabo za Takeshi zimwe ziraba zihagurutse ibwami, bo baraca mu kindi cyerekezo bikaza kubafasha gufata umwami mu buryo bworoshye. Noneho nawe agahangana n'abari kuba baje basatira umupaka we, bari kuza basanga babaciriye igico. Takeshi yabyutse yohereza ingabo ze ku mipaka ngo zitere Tibote. Zikimara gutsimbura, ingabo za Pani na Rijavi nazo zahise zigera ibwami zirahagota, kandi abari basigaye ibwami bari bake. Urugamba rwaho rwaratangiye mu buryo bworoshye cyane, binjira mu ngoro. Icyakora bamaze kwinjira ntibyaboroheye, byari nko gutera umuntu umwisangiye mu rugo iwe. Guhita bageraho umwami ari ngo bamufate byarabananiye ako kanya. Mu gihe za ngabo zari zikomeje zigana ku mipaka, zamenye ko ibwami hatewe ko byakomeye kandi ko habura gato umwami agafatwa. Aho gukomeza imbere ngo zijye gutera Tibote, zagarutse inyuma ngo zitabare umwami. Ingabo za Pani na Rijavi zari zugarijwe zigiye kwisanga hagati. Abo koko baraje binjira barwana. Nyuma y'igihe kitari gito, ingabo z'ibwami zari zimaze kwigabanyamo ibice bibiri. Bamwe bari barambuye ubwami bwa Takeshi, batangiye kujya ku ruhande rwa Rijavi nawe wifitiye ingabo zishoboye urugamba. Kugeza ubwo iza Tibote zari zakabagezaho ngo zibatabare, ariko zari zavuye mu bwami bwa Tibote zageze ku mupaka zinjiye mu bwami bwa Takeshi. Mu gihe bazaga bakigera ku mupaka, ingabo za Takeshi zarindaga zikabona binjiye mu bwami bwabo bihuta nk'abambariye urugamba, zarabakurikiye zirabatangatanga. Ubwo nabo batangiye intambara yabo hagana ku mipaka, mu gihe ibwami naho byari byakomeye. Byarangiye za Tibote zitsinze za Takeshi zo ku mupaka zikomeza zigana ibwami. Aho zigereyeyo ziyunze n'iza Rijavi na Pani, birangira umwami Takeshi na nyina Dajina bafashwe bagiye gucikana na Rabeyi. Takeshi yumvaga atamusiga, kandi nyuma y'ubwami ari we yarwaniriraga. Bari batangiye kumanuka mu buvumo bwari kubageza mu mashyamba bagacika. Nyamara umwami Ryadek ataratanga, yari yaramenyesheje umwamikazi Rizande, aramubwira tuzabibwire Rijavi ko ariho yacikira agiye kureba Pani. Mu ntambara zose nta musirikare wakomezaga kurwana kandi umwami yafashwe. Ubwo babaga batsinzwe bakamanika amaboko. Ingabo za Takeshi zari zamunambyeho zikomeje kumurwanirira, zabonye umwami wazo afashwe zirambika intwaro. Kandi Rijavi yaramaze kugira abasirikare benshi cyane, barimo aba Takeshi bari bamwigumuyeho, aba Pani ndetse n'aba Tibote. Bakimara gufata Takeshi na Dajina, Rijavi yahobeye cyane Rabeyi, amuhoberera mu maso y'izo ngabo zari zimaze kurambika intwaro, niyongera kumurekura ikiganza. Aho yajyaga hose yabaga amufashe ukuboko. Uwo mwanya Takeshi na Dajina bashyizwe mu nzu y'imbohe. Muri iyo ntambara, Rizande yari yagumye mu cyumba bari bamufungiyemo, afite ubwoba ko isaha ku isaha yakwicwa. Rijavi yabajije aho aherereye amusangayo, amarira y'ibyishimo yaramwuzuye mu maso kuko umuhungu yarabashije gutsinda Takeshi. Ibyishimo byari byose kuri bo ndetse no kuri Rabeyi. Bohereje intumwa kuri Tibote ngo zimenyeshe ko Takeshi yafashwe kandi ko we na nyina bafunzwe. Icyakurikiyeho ko ari ugukura imirambo yaho yanyanyagiye no gukora amasuku ibwami. Abasirikare bose bari baguye mu rugamba, baba ku ruhande rwa Takeshi cyangwa ku ruhande rwa Rijavi, bose bashyizwe hamwe. Yasabye ko bashyingurwa mu cyubahiro kuko bose barwaniriraga ubwami bwabo. Aba Takeshi barwaniriraga umwami wari uriho, aba Rijavi barwaniriraga gukuraho ubwami bubi. Kuri uwo munsi Rijavi yafashe ijambo aravuga ati, turi mu gihe cy'agahinda. Twapfushije abasirikare benshi cyane b'ubwami bwacu. Nitwe ubwacu twiteye. Ariko twari dufite impamvu yo kubikora kuko twarwaniriraga gukuraho ikibi cyari muri twe. Takeshi ni mukuru wanjye, nyina Dajina ni nka mama wanjye. Kubera ko Takeshi dusangiye amaraso ya data Ryadek, kandi Dajina yahoze ari umwamikazi mu gihe data yarakiriho. Ikibabaje nuko aribo bafashe umwanzuro mubi wo kwica data kubera inyota yo kwibara bari bafite n'ishyari bari bamfitiye ry'uko data yaragiye kunkorera ubukwe nkabana na Rabeyi. Nababajwe no kumva ku munsi w'urupfu rwa data batangaza ko yishwe n'umutima, ko ari indwara yari amaranye iminsi ariko yaranze gukura rubanda umutima ngo ayibabwire. Byari ibinyoma. Yarugiye mu biryo yariye y'uwo munsi. Murumva ko ubwami bwari bufitwe n'abagambanyi b'abicanyi. Murabizi bamaze kwica abantu benshi nyuma ya data. Bishe n'inshuti yabo magara bafashaga kugambana. Ndavuga ati ko ari umugaba mukuru w'ingabo, Takeshi yafata ubwami akamugira minisitiri w'intebe. Abari aho bamweretse ko bemeranye nawe ndetse bamuha amashyi ko yarabakijije umugome wari ukomeje kwica abantu umunsi ku wundi. Nabo byari bitangiye kubahangayikisha, bitangiye kubatera inkeke, bari kubona ko azaba umwami w'igitugu. Takeshi yari yarahoze akundwa na rubanda, Dajina ari uko barigaruriye imitima yabo. Ariko bakimara gufata ubwami, amakuru y'ubugambanyi bwabo akagenda amenyekana, bamwe babavuyeho.
barabanze gusa urwango rwabo bararwigumanira kuko bimenyekana ko banga umwami n'umugabekazi bari kwicwa nabo. Muri uwo mwanya Rajavi batakundaga niwe babonaga nk'intwari yabo. Igikundiro cyabo yarakigaruriye mu gihe gito cyane. Basakuje basaba ko yemikwa ku kanya akababera umwami, abandi basakuza basaba ko Takeshi na nyina Dajina bicwa. Rajavi yarabihakanye arababwira ati tugiye gufata ibyumweru 2 tubanze kunamira umwami Yadeke. Ikindi sinatinyuka kwica umuvandimwe wanjye cyangwa aho ari umwamikazi. Byarambabaje kubona data apfa ntitumuhe icyubahiro cye. Nigihamya ko Takeshi yamwishe koko. Iyo abatarabikoze ntiyari kwemera ko ashyingurwa mu gihe gito kandi ntabeho ikiriyo. Guhera uyu munsi nta muturage wemerewe kugira ikindi kintu akora uretse gutegura ibyo kurya byonyine. Ibyumweru 2 birashira twunamira data hamwe n'abasirikare bose baguye mu rugamba rwabo rwo twarwanyemo na Sonake cyangwa baguye muri urungoro ndetse n'inzirakarengane Takeshi yavukije ubuzima. Ibyo rubanda barabishyigikiye batangira icyunamo cy'ibyumweru 2. Nyuma y'ibyo byumweru 2 kiriyo cyarasojwe. Abami barimo Tibote n'abandi bami bari baturanye havuyemo Sonake baje kumva ijambo rye ryo kurahira. Bamwambitse ikamba arahirira kuzayobora mu mahoro. Bari bamwizeye kuko ibyo yaramaze gukora byari bihagije ngo bamugirire icyizere. We yagaragaje ko afite umutima mwiza kandi ko atazayoboza igitugu kuko atihoreye ngo yice Takeshi na Dajina, ahubwo akavuga ko bazaguma mu nzu y'imbohe mu gihe azaba akiriho. Ni nkaho bari bakatiwe rwa burundu kuko yari muto kuri Takeshi, Dajina angana na nyina. Byari gusaba ko wenda apfa imburagihe bo bakiriho kugira ngo bakurwe mu nzu y'imbohe kuko yavuze ko bazafungurwa ari uko yapfuye. Nyuma yo kurahira yasabye Bayiro kujya gutegura ubukwe. Rabe yabaye asubiye mu rugo, umwami Tobota abyigiramo, we na Bayiro baramutegura. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa ubukwe bwarabaye, Rajavi ashyingiranwa na Rabe yakunze. Uwo munsi Rabe bamwambitse ikamba ry'ubwamikazi. Nta kintu cyashimishije Rizande nko kubona ibyo byose byari bigezweho, umwana we akaba umwami kandi akabana n'umukobwa yakundaga. Ibyo byose nibyo Takeshi yifuzaga, kuko ari kuzaba umwami yifuzaga no gutwara Rabe. Ibyifuzo bye byari mu biganza bya Rajavi, ibyari inzozi ze byari ubuzima bwa Rajavi. Ahubwo we na nyina bari kuzaguma mu nzu y'imbohe ibihe byose Rajavi ariko bakiriho. Muri iyo minsi Rabe yabonye ukuri ko burya Rajavi nta ndwara n'imwe yararwaye nk'uko Takeshi yamusebyaga avuga ko anyara ku buriri, karwaye ubuhumekero, kabura umwuka nijoro, ko atuzuye mu mutwe, akaba ikigwari gitinya urugamba n'ibindi. Mu rugo rwabo bari bibereye nko muri paradizo y'ibwami, dore ko noneho abaturage bakundaga cyane Rajavi na nyina Rizande. Kuri Rabe ho byarakarusha kuko batamukundiraga uburanga bwe gusa, ahubwo bari barakunze nuko yari intwari kandi ari umunyabwenge. Ukuntu cyagiye yitwaraga kuri Takeshi akamusekera, akamuhobera, akamubwira amagambo meza kandi abizi ko Rajavi ariho, byatumye bamenye uko yitwaye muri ibyo bihe bamwita umwamikazi adasanzwe. Nyuma y'igihe gito Rajavi yagororeye babakuru b'ingabo yahungiyeho, Panamugira wa kabiri kuri we yaba nka minisitiri w'intebe, abandi nabo baha imyanya y'icyubahiro. Ubwami bwa Tibote n'ubwa Rajavi bwunze ubumwe cyane. Byari bihagije ngo bizere ko umubano wabo wari kuzarangwamo amahoro mu bihe bitarondoreka. Kubera ko ubucuti bwabo bwari buzwi mu bihugu byose kandi Tibote akaba yarafatwaga nk'umwami w'ubwami bwari bukomeye nyuma y'ubwa Rajavi, abami bo muri byo bagize ubwoba babona ko bakwiriye kugirana nabo amasezerano y'amahoro kugira ngo batazabatera bakabarimbura. Sonake niwe wafashe iya mbere ari kumwe n'abagenzi be babiri bari barafatanyije bashaka kuzashyira hasi ubwami bwa Yadeke. Bamusabye imbabazi, Sonake ko kavuga ko yateraga ashaka kwereka abagenzi be ko mu gihe bazaba bagabye ibitero ari ubwami butatu bashoboraga kumunesha. Ariko noneho aho byari bigeze, nubwo bari kwiteranya ari 5, ntibari kuba bakimutsinze kandi na Tibote bizwi ko noneho yari ku ruhande rwe. Abami bo hirya no hino bagiranye umubano mwiza n'ubwami bwa Rajavi. Nawe yabaye umwami mwiza mu gihugu cye nka basekuruza, yumva ibibazo by'abaturage kandi agerageza kubikemura. Atuma ubwami bwe bw'amahoro impande zose, yaba amahoro yo muri rusange n'ay'umuntu ku giti cye. Ubwami bwe na Rabe bwabaye intangarugero. Abami bo hirya no hino bagiranye umubano mwiza n'ubwami bwa Rajavi. Nawe yabaye umwami mwiza nka basekuruza, yumva ibibazo by'abaturage kandi agerageza kubikemura. Atuma ubwami bwe burangwamo amahoro impande zose, yaba amahoro yo muri rusange n'ay'umuntu ku giti cye. Ubwami bwe na Rabe bwabaye intangarugero. Ndagushimiye wowe watangiranye natwe iyi nkuru guhera mu gice cya mbere kugera kuri iki cya 5 ari nawo umusozo. Abahungu babiri b'umwami Rajavi na Takeshi bakunze umukobwa umwe ari we Rabe. Urukundo rwaratsinze nubwo bwose bitari byoroshye, Rajavi abana n'uwo yikundiye kandi nawe amukunda. Dukomeje no kubana mu zindi nkuru zitandukanye, ntuzacikwe n'izo tuzakomeza kubagezaho naho ubutaha.